Yes, nongeye ikaze wakurikiye Vikings Media TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku basore babiri bazamuye channel ya Afrimax inyuraho comedy ku buryo bugaragara cyane, ku buryo ari abasore basigaye babona amamiliyoni menshi y'ama-views, ndetse channel yabo ikaba igiye kuzuza ya subscribers aho iri kubarirwa mu 800 n'imisago. Tugiye kuganira kuri Nyagiso Comedy ndetse n'umusore benshi twamenye Regis ukina Military Love, akaba afite n'indi comedy ubu ngubu iri gucaho nshyashya yitwa Love Story. Ikugezaho amateka yabo nitwa Isaac Sibomana, ikiganiro cyitwa Vikings Media TV. Ntibagirwe gukanda subscribe kugira ujye ubona andi makuru y'ibyamamare ndetse na entertainment yose abera mu Rwanda. Nyagiso Comedy niwe tugiye guheraho. Nyagiso yatangiye gukina comedy agana muri 2017, yatangiranye na bagenzi be harimo nka Prince, haza no kwiyongeramo abandi nka Patino muri 2018. Nyagiso kuzamuka byaramuhenze cyane, aho yahereye muri 2017 akina comedy, asaza gutangira kuzamuka mu mpera za 2018, aho we na Patino na Prince bari bakinnye comedy yo kujya kurya umuceri ku irayidi, akaba ari nayo comedy yafashije Nyagiso cyane kuzamuka. Ndetse n'indi comedy bari bakinnye harimo iyitwa Umubyeyi w'Ikirara, Patino Prince bamutuma umwana, Patino akaza ari umubyeyi wiwe ari uje kumuburanira kugira ngo asubizwe mu kigo. Akaba ari izo comedy ebyiri zabashije kuba zabafasha kuzamuka cyane ku rwego ruhambaye. Ubu ngubu ari nandi zabashije kugera iziri ngo basigaye bita uyu munsi. Rero comedy za Nyagiso mwese murabibona ko ari comedy zisigaye zikirwa n'abantu benshi, ko zisigaye zibona amamiliyoni menshi cyane y'ama-views, kubera ukuntu abantu benshi bamwiyumvamo ndetse n'ukuntu akina ibihangano byiza bigezweho. Noneho reka turebere hamwe ngo Regis benshi twamenye nka Fande ukina Military Love, akaba ari no gukina comedy yitwa Love Story. Yazamuwe n'iki cyamufashije kuzamuka kugira ngo abe yitwa Regis tuzi uyu munsi. Uyu mugabo rero benshi muri twe twamenye nka Fande Regis, ni umwe mu bagabo kuzamuka cyane byagoye, aho yatangiye gukina comedy akina ubushort comedy abushyira kuri YouTube ndetse na Instagram. Akaba ari umwe mu bagabo baprodingaga video kamara n'icyumweru itarabona na views 5, kubera uburyo kwamamara byari biri kure cyane, gusa icyo umuntu azaba ntaho kijya. Ahagana muri 2020 haje kuba ikiganiro cya Seka Live, ubwo nawe yaje kuba yakitabira icyo kiganiro, akajya muri icyo kiganiro aho abantu benshi bari baje kureba abantu basetsa, nakagenda agasetsa abantu cyane bakamukunda ndetse na benshi bakamwishimira, kubera channel yakoreraga yari itarazamuka ndetse ataranamamara. Yese ajya muri Afrimax aganira na boss wabo, yumvikana nabo yuko yakina comedy akayishyira kuri channel yabo, ariko gusa yamamariza na Afrimax akareba nimba koko ibintu akora byakunda. Akigerayo comedy ya mbere yakiniye comedy ahita ari ntabwo yanatangiraga kutakina Military Love, comedy yakunzwe n'abatari bakeya muri twebwe. Akaba ari comedy ikundwa cyane, yakomeje gukina cyane n'ibindi bice ku buryo yaragije muri za kubera gukora cyane n'umuhanda. Nyuma yaho noneho baje no gukina comedy na Love Story, aho bari gukina comedy nayo nziza cyane.
ikurikirwa n'abantu benshi, ndetse benshi muri twe twagiye tunabona ko ajya akorana na komedi nyinshi, aho banafatanyije bombi bakorera kuri channel yabo, ikaba ari mu mamiliyoni menshi y'abantu bafite komedi zabo n'amaviews, ndetse akabona miliyoni, akaba ari channel izaba yuje miliyoni ya kabiri muri Afrimax. Abasore rero Regis na Nyagisu ni abasore bakunzwe cyane n'abantu batari bake kubera uburyo bakora ibintu byiza bisekeje, tukaba tunabona ko bari mu kuri bakomeza gukora umuhate bafite bazagerageza cyane kugeza b'ikiganiro bizakasibomana kwibagirwa kwa subscribe ndetse n'akazagira kari hirya kugira ujye ubona notification zose zo mu Rwanda ndetse n'amakuru ya entertainment yose.